ese wari ubizi ko habaho ibimera byihariye? Muri iki kiganiro ngiye kukubwira ibimera bitatu bidasanzwe utaruzi. Njye wumva ni Nduwayezu Christophe. Ikiganiro cyitwa Isi Yacu. Ikimera cya mbere cyitwa Rafflesia arnoldii. Icya kabiri cyitwa Welwitschia mirabilis. Icya gatatu cyitwa Dionea maspira. Ibyo bimera wumvishe haruguru bifite imibereho itangaje ku buryo bamwe muri twe ari n'ubwa mbere tubyumvise. Umva nawe, nk'uru rurabo rwitwa Rafflesia arnoldii ni ikimera gusa kibaho ari ururabo runini, ndetse ni narwo rurabo runini ku isi. Bivugwa ko rushobora kugera ku gipimo cya metero hafi imwe z'ubugari, ndetse ikaba yapima n'ibiro bivuye kuri 7 kugera ku 10. Rafflesia arnoldii izwiho kunuka cyane nk'inyama zapfuye. Iyi mpumuro idasanzwe ikurura udukoko nk'amasazi. Tunayifasha gukwirakwiza umusaruro wayo, ibyitwa pollination. Reka nkwibutse ko iki kimera nta mizi kigira, nta mababi, ndetse nta n'igiti, bitandukanye n'izindi ndabo dusanzwe tuzi, kuko cyo kibeshejweho no gushora imizi mu kindi kimera, ibyitwa parasitic plant, ari naho ikura intungamubiri zigomba kukibeshaho. Rafflesia arnoldii imara igihe gito cyane nubwo itinda. Igihe kinini imara bivuga ko imara iminsi 5 kujya kuri 7 gusa, hanyuma igapfa. Kiboneka akenshi cyane cyane mu mashyamba yo mu bihugu nka Indonesia na Malaysia, mu mashyamba abonekamo imvura nyinshi cyane, rainforests. Ikindi kidasanzwe kuri ururabo, hari abarwita ururabo rw'umurambo kubera impumuro yayo mbi, ibyitwa corpse flower. Igihingwa cyacu cya kabiri tugiye kureba ni cyitwa Welwitschia mirabilis. Ni igihingwa kidasanzwe cyane ku isi, gikunze gutangazwa n'abashakashatsi kubera imiterere yacyo n'ubuzima burebure cyane. Gikunze kubonekwa cyane cyane mu butayu bwa Namibia Desert muri Afurika, ni muri Namibia ndetse na Angola. Ni kimwe mu bimera bifasha kubaho mu bushyuhe n'umwuma bikabije cyane. Mirabilis igira amababi 2 gusa ubuzima bwayo bwose, ariko ntasaza cyangwa ngo agwe, akomeza gukura ubuzima bwayo bwose. Abahanga bemeza ko ishobora kubaho imyaka irenga 1000 kugeza ku 2000. Ni kimwe mu bimera bifite igihe kirekire ku isi. Bivugwa ko imeze nk'ikimera kiva mu bihe bya kera, fossil living plant, kuko isa nk'ibimera byo mu bihe bya kera muri prehistoric plant. Uburyo ibaho mu butayu, ifata amazi menshi mu mwuka, fog, aho kuyakura mu mvura. Imizi yayo ijya hasi cyane ishakisha amazi. Ifite ubushobozi bwo kwihanganira ubushyuhe bukabije. Mirabilis iyo uyibonye ubona ari ngufi cyane, iri hafi y'ubutaka. Amababi yayo ni maremare, abashinze ameze nk'imisatsi. Ishobora kugera muri metero zirenga 2 z'ubugari. Nubwo isa nk'iba yapfuye cyangwa ishaje, Welwitschia iba ikiri nzima kandi ikura gahoro gahoro imyaka amagana. Abahanga mu bumenyi bw'isi bemera ko bayifata nk'ikimenyetso cy'ubuzima bwihanganira ibihe by'ubushyuhe bukabije buri ku isi. Igihingwa cyacu cya gatatu kidasanzwe ni Dionea maspira. Ni ikimera kidasanzwe kizwi ku izina rya Venus flytrap. Bishatse kuvuga ko ari ikimera cy'ikiryanyama.
uko ibigenza kugira ngo ifate udusimba. Gifungura amababi yacyo vuba cyane iyo isazi cyangwa akandi gakoko gakoze ku tuntu tumeze nk'insinga ziri mu mababi yacyo. Mu kanya nk'ako guhumbya gifunga amababi yacyo vuba cyane. Amababi yacyo ashobora gufungwa mu gihe kiri munsi y'isegonda rimwe, ubwo ni ukuvuga nk'itiyesi. Hanyuma kigatangira gusohora imisemburo ya anzime igafasha gusya ako gakoko, mbese nka bimwe igifu gikorera inkoko iyo ikigezemo. Iki kiryanyama kimwe natwe ni kimwe mu biremwa bifite igikorwa cyihuse ku isi. Iki kimera kiboneka cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane mu bice bya North California na South California, aho gikunze kuba mu butaka bufite ubukonje n'amazi menshi. Bivugwa ko gifite indabo nziza cyane, akaba ari nayo mareshya yacyo. Nubwo kirya udukoko, gifite indabo zera zigaragara hejuru cyane cyane mu gihe cy'impeshyi. Nyumvira nawe. Ushobora kwibaza uti kuki kirya udukoko? Impamvu kirya udukoko niho gikura intungamubiri zacyo, kuko aho kiba kiri kumera kimerera mu butaka bufite intungamubiri nkeya, bityo udukoko turimo azote na nitrogen bigomba kugifasha kigakomeza kubaho neza. Ibaze ko iki kimera hari abagitunze mu ngo zabo mu byitwa pots. Ubu ndetse n'ubundi bumenyi mwabisanga ku mbuga zacu nkoranyambaga za K47 Report. Ikiganiro cyari Isi Yacu. Ciao ciao.